Uyu mwanya tugiye kuba twarebera hamwe aho wakura inkoko z'icyororo zigezweho. Turarebera hamwe muri iyi video inkoko ko zikura kuva zikiri amagi kuzamuka zikagera ku kigero cyo kugurishwaho cyangwa zitanga inyama, izindi zigatanga umusaruro. Ziba zimeze gute? Ese bigenda gute kugira ngo zikure gutya ari nyinshi cyane? Ese baba bazikuraze gute? Ni iyihe nkoko ibikora cyangwa se bifashisha iyihe tekinoloji kugira ngo babone inkoko nk'izi ngizi? Urabona imiswi nini gusa niba ari bwo ugitungukira kuri ino YouTube channel yacu ukaba utarakanda subscribe, kanda kuri buto ya subscribe, ukora no kukazogera kandi wibuke gukanda na like, tuzajya tubana. Wowe kurikira witonze urebe neza inkoko nziza cyane zisobanutse zagufasha kuguha umusaruro vuba kandi bidatinze. Niba ukeneye inkoko aho uri hose, ushobora kuba uri mu mpande zitandukanye mu ntara, icyo urakora ndibuze kubaha nimero uri buze kuzibona kuri screen yawe zuzuye. Wowe kurikira iyi video ntuyihutishe urebe, maze uri buze kuzibona kuri screen yawe, wibuke kuzandika. Tugiye kurebera hamwe, hari umuntu twasuye urimo ukurikirana ibi bintu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Nawe ntabwo wamenya neza ibanga utabanze wegere kurikira wowe. Urabona mashini imeze neza ariko medite yacu iri kuzamuka, biri kugenda izamuka kubera ko twacometse medite ifite imbaraga ku buryo nyine igihe umunsi ugeze umushwi ubasha kwisatura tuvamo byoroshye. Ngo urareba irazamuka gake gake. Urareba urabona ko hagiyeho gatatu, urabona ko na temperature iri kwirukanka, zamuka yirukanka kabisa. Zamuka yirukanka ko igeze 3.8 irahagarara ntiharenge, ikabasha kuba yasubira inyuma kuko ko dufitemo za exosifani isubiza temperature inyuma kugira ngo itaza kwangiza amagi. Ngo reba ko iri kwihuta kabisa. Medite narabona ko kugenda izamuka gake gake ariko ku munota wa nyuma ijya kuri 80 igakupira aho ngaho. Urabona noneho icyo nakwita nk'uruganda rukorerwamo humidifier. Urabona imashini yacu station iri hejuru, ariko icyo nakwita uruganda muri rusange azo nsinga zizana mu umuriro. Hano hari nakita nk'uruganda wa medite. Uyicatse kwideplasa biremeye kuba wayicomoramo ukigiza indobo hino. Urabona ko nicomoyemo, urabona ko imedite ibiva mu ruganda ari nyinshi cyane. Ni imedite umuntu aba agenda yohereza mu mashini kugira ngo ibashe kuba yakorosha igishishwa, amagi abashe kuba yavuka kugira ngo yibona neza. Iyi niyo twita imedite, uwo mwuka usohokamo hano. So rero twabonye byo gufungura imashini ushiramo amazi urukongera amazi kugira ngo imedite zamuke. Twabonye yuko ari ibintu bitwara umwanya kandi ikindi bigatuma imedite isubira inyuma kongera kuzamuka bigatinda. Twahisemo rero ko twabikora uko nguko kugira ngo nubasha kuba washizemo amagi yawe uzongere gufungura imashini ushaka imishwi. Naho uzafungura imashini, uzafungura imashini umunsi wa mbere ushiramo amagi, fungura imashini umunsi wa kabiri, ku munsi wa karindwi ucekinga ureba ko hari izaremye cyangwa zitazarema, ubasha kuba wakuramo yandi y'amahuru cyangwa atabanguriye. Hanyuma byagera ukongera ugafunga ku buryo utazongera gufunguraho, uzongera gufungura imashini ugiye gufatamo imishwi ku munsi wa 18. Uzaba ugiye guhagarika moteri ariko ntabwo byemeye gufunguraho. Nabwo uzareba muri kiriya kirahure, ukuramo kiriya kirahure ukareba ko tureyi ziringaniye,
zaba zitaringanije uraza ugakanda kuri iyi tushe ukayizamura turere cyangwa ukayimanura. Aho ngaho urabona ko iyo dukanze gutya ahita haka agatara ka dawuni, urabona ko dawuni yatse, cyangwa se ukakandaho akaka apu, urabona ko apu yatse. Aha rero iyo umaze kubiregera neza ubona ko turere zirimo neza, uriya hano mu kirahure ukabona ko turere ziringaniye zidahengamye, nibwo uza ugahita ukanda kano kantu ugasitopinga turere kugira ngo itongera guhindura, kuko imishwi ntabwo yemerewe guhindukira mbere imaze kwirema. Ntabwo mbere y'amasaha 24 ukishiramo amagi ntabwo byemewe guhindura. Nanone nyuma yo kurema kwayo ku munsi wa 18 nabwo ntabwo byemewe guhindura, urasitopinga ukanze hano, ukanze ukayistopinga. Warangiza ugahita ushiramo humidite, urabona ko humidite ibizamuka ari nyinshi cyane. Iyo ni humidite ibizamuka ari nyinshi, nuvuga ngo kuyishyiramo rero urabona twakoze ibintu biri technology ufite gahunda. Shomora hano ugahita usunikiramo humidite. Urabona hano tuba tuyohereje mu mashini, mu mashini iva muri iyo tizamuka ivana mu ruganda rwayo. So urabona ko imashini iyo ngiyo abantu bazikeneye ushaka kuduhamagara kuri ya nimero 0783 881 135 2 kabasha kwa kituragira inkanga, dendo, ibispe dendo na zirambata za kizungu. Harimo zirambata, ndumva zirambata beshi bazifite mu Rwanda, ariko hari n'abatarazibonaho. Ibishuhe hamwe na zawuwa, iyi mashini rwose irabasha kuba yaturaga igishuhe cyangwa wuwa mu buryo bwihuse cyane. So rero ngira ngo wenda nuko bitandukanije iminsi, ushaka gushamo amagi ya koro yiruka turagira iminsi 21, igishuhe cyane dendo bikabasha kuba byafata iminsi 28, ariko inkanga yo hari gifashe n'iminsi 30, ariko zikavuka neza cyane. So rero ngamuhawe ikaze kwa Pascal Umubajisha Beta, ni karibu muri Sanga. Ndizera yuko wabonye wumvishije ibijyanye n'iyi mashine. Ushobora kuba wayigurira maze nawe ugatangira business yo guturaga imishwi y'inkoko myiza cyane ya kijambere igezweho, maze ikabigufashamo. Mwakumvikana uhamagaye kuri izi nimero ukamubaza aho aherereye, nawe ukamubwira aho uherereye kugira ngo product uguze zikugereho neza cyane. Ibuka gukanda like, ukande share iyi video igere ku bantu benshi cyane, kuko abantu benshi cyane nago bazi business bakora itabasabye ibishoro byinshi cyane. Iyi business ishobora kuba yagufasha mu gihe gito amaze nawe ukazamuka. Wabonye ko muri iyi minsi agaciro kamagi karazamutse cyane. Nawe ufite rero mashine ugaturaga inkoko ukaziha abaturage, nabo bagatera imbere, maze nawe ukagira icyo wabafashaho, nawe ugatanga n'amagi mu gihe woroye izikuze, aba ari byiza cyane. Icyo gihe witeza imbere cyane cyane. Kurikira witoze wirebere. Kurikira Pascal, oraho neza. Ubushize nzaha ngaha wari wanyeretse imashini wamaje gukora ituraga amagi agahinduka imishwi. Yego. Naje kukureba rero nanone ntago byari binyoroheye kukubona, ariko ngo wari uri hari hirya mu igaraje ryanyu ari uri gukorera. Nibyo? Yes, nibyo ndimo. Byangoye kukubona cyane. Ikintu kingaruye rero ndagira ngo untambagize imashini yawe, noneho tubyereke abanyarwanda. Cyagiye narihutaga, ubu noneho ndashaka kugira ngo unyereke imashini yawe uyintambagize. Urabyemera? Ndabyemera rwose. Nta kibazo kirimo, ntago ufite ubwoba ko bazagushishura. Okay. Twagiye. Ngaho nyereka. Uko imashini iteye. Aha turi kubona iki? Turi kubona amature ajya amagi. Yego. Ukabona itara ritanga muri umuri. Yego. Ukabona turning motor. Yego. Moteri hindura amagi. Yego. Hanyuma ndimo ndabona iyi ngiyi bayita iki?
iyi niyo ikontorora byose irakoresha iyi moteri urabona ko iri kugenda yego irikoresha mu gihe ndayibona irimo iramanuka yego uriya munyururu niwo utuma ariya matureri amanuka cyangwa agazamuka mu gihe runaka yego hanyuma bigenda gute kugira ngo yitwe automatique kwitwa automatique rero nuko byose byikorera irabyikorera ikirarira ikanituraga yego buri kimwe cyose mbese yego ubu irimo irazamuka yego irimo irazamuka ubu niko ihindura amagi ihindura mu gihe kingana iki rero buri masaha 2 cyangwa 3 biterwa n'ibyo wayesitayimo ubwo ibyo wayesitayimo ubu ubishyiriramo ahangaha muri settings yayo aha ndabona amazi aya mazi bayita humidity hano harimo ibyuma bitanga humidity bakora mu magi kugira amagi yorohe umunsi wo kuvuka byikore urafungura buryo ukagenda wongeramo amazi yego nimba numva neza aya mazi niyo reka mbivuge mu kinyarwanda iyo azamuka mu buryo nko mu buryo bw'umwuka yego akuzura mu mashini yose ndabona ya mashini yawe yamaje kugezayo amagi yacuritse ubu nanone ishobora kongera guhindura igahindura noneho ikongera ikamanura ikongera igacurika ubwo guhindura bikaba birarangiye aha mbwira ariya matara ndimo kubona hariyamo imbere y'amabara yose aba natangamo urumuri kugira ngo ibintu bigende neza kuko hano hesitayemo hita zikoresha imashini natangamo urumuri kugira ngo imishwi ninavuka ivuka ireba yego aha twagiye hanyuma urabona noneho ikindi iyo imishwi ivutse ku munsi wa 18 ntawe byemeye guhindura amagi ku munsi wa 18 uregera amaturere akagera nka hano ngaha tugeze yego uregera hamwe ahita hano uhita hano kugira ngo amaturere atongera kwitanira yego none maze gukupa aha ngaha umushwi uvutse uhita ushyiramo hano hasi yego ubwo uwo ufata n'intoki ubwo bivuze ngo wambara gloves kugira ngo reka mvuge ikinyarwanda wambara twa tuntu bambara mu ntoki twaga ntabwo ari ngombwa ukora isuku ugakaraba intoki ufata inkoko umushwi wawe urambikamo hariya hasi yego none iyo umaze kumuka nibwo ukuramo ukawujyana muri demarage ya yindi twabetse hariya yego aha urugero yego abahanga imishwi yarumutse iyi ngiyi imazemo iminsi 3 yego twari twashyizemo amagi 120 havutse imishwi 95 amagi 120 havukamo imishwi 95 urabona utu ni udutara tuzifasha gushyuha nyine kugira ngo yego kugira ngo zimererwe neza utu dutara dusimbura imbabura ku bakoresha imbabura yego no kwanga imishwi ibikeneye ubushyuhe udafite umuriro w'amashanyarazi cyangwa sora wakoresha imbabura nta kibazo aha hanyuma Pascal kangira ikindi kintu nkubaza ese iyo mbabura wowe tugeranye ku uyu munota ukaba utarakanda subscribe urimo uracikanwa ukagukanda subscribe ukore no kukazogera kandi ukore na like tuzajye twibanira ujye ubona video zacu nizere ko warebye akantu kandi nta cyaguhiseho nta cyagutambutseho utihereye ijisho uyu muntu yoroye izi nkoko urabona yuko azibonera ibijyanye n'ibyo kurya akaba atanga inkuru nini bitewe n'icyororo ushaka aho wafatira nawe waza ukaba wafata inkoko ushaka kuko urabona ni nyinshi cyane zigerereye inkuru zitanga amagi ibyiciro byinshi cyane ndetse n'imishwi mitoya cyane nawe watangira bizinesi ku mafaranga makeya cyane ashoboka wowe kurikira wirebere iyi video wibuke kuyisharinga bagenzi bawe nabo babone amakuru nk'aya ngaya gusa nimero zacu ni izi ngizi waduhamagaraho 0783 80 11 65 2 naho butaha Imana ibarinde.